isesengura mu bukungu. Tugiye kurebera hamwe ku ngingo ivuga uruhare rw'amafaranga koranabuhanga mu guhindura ubukungu bw'isi. Uyu munsi tugiye gufatanya n'abasesenguzi natumiye kugira ngo twumve neza iby'iri faranga koranabuhanga, se iby'amafaranga kuko ni menshi ari kugenda avugwa cyangwa se anavuka hirya no hino ku isi. Muri studio munyime nakire bwana Mike Karangwa, ni umusesenguzi akaba ari n'umunyamakuru. Ariko se uracyari umunyamakuru? Yego ko bira ntago nabireka, niko kazi ni umwuga nize. Yego na n'ubu ndacyabikora, ndi umunyamakuru n'ubusanzwe nkorera muri BTN TV, ibiganiro by'umwihariko biganisha kuri bere nk'ibi ngiwe ukora byo kwigisha abantu kwihangira umurimo cyane cyane kuva mu bukene n'ibindi. Yego mpamvu nari mbikubaje nuko ngweruka kera mu myidagaduro tukumva kuri radio, ntago nari nzi ko ukibirimo. Ariko bira ntago nabireka. Nujye umenya umuntu abaye umunyamakuru abameze ngo nka wa muntu uvuga ngo wabaye meya ntajya buri kote. Umuntu ahora ari umunyamakuru. Yego tugoye kazi no bwana Karangwa, ngiye ko mutwakire murakoze. Yego turimo kandi na Jean Bosco Hakizimana, nawe twamutumiye nk'umusesenguzi ugiye kudufasha gusobanukirwa neza n'iby'amafaranga koranabuhanga. Tubaye kaze bwana Jean Bosco. Murakoze cyane, turabashimiye. Nanjye nitwa Jean Bosco Hakizimana, nkaba nkunda gukoresha cyane ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, cyane cyane mu bintu bijyanye n'amafaranga koranabuhanga. By'umwihariko nkaba mfite n'itsinda rinini mpagarariye hano mu Rwanda ry'abapioneer, abantu bakora mining, bijyanye n'ubucukuzi bw'amafaranga y'ikoranabuhanga, cyane cyane kuri Pi Network. Murakoze cyane. Wenda ibyo turaza kugira n'umwanya wo kubisobanukirwa, ariko se wenda mpereye kuri Mike Karangwa, iyo tuvuze ifaranga koranabuhanga cyangwa se cryptocurrency, wabisobanura gute ku muntu utabizi, ukibyumva cyangwa usanzwe abyumva ariko atabisobanukirwa? Icyo kibazo mbajije ndagira ngo ngisubize ndagerageza gushaka amagambo yoroshye kugisubiza, kubera ko nkibajijwe inshuro nyinshi. Mu minsi yashize twigeze gukora, nakoze urubuga rwa internet bita crypto2000.com rwo kwigisha ibyo bintu, no mu biganiro nkuru ababikurikira bagiye babizi. Bambajije icyo kibazo kenshi. Impamvu kigoye kugisubiza rimwe na rimwe nuko harimo n'amagambo y'Icyongereza niyo akunze gukoreshwa abantu benshi tutumva, n'amagambo ari technique cyane abantu badakunze kumva, ariko reka mbikoreshe mu buryo bworoshye. Mu buzima busanzwe, sinzi niba hari note ufite, ubuzima busanzwe dukoresha amafaranga, si byose? Hari amafaranga amarundi, amanyarwanda, amadolari, amapaundi n'ibindi. Ayo mafaranga dufite akenshi, hari amafaranga tubona yo mu buryo, ariko banza afite note. Ari note hano nahoze mfite. Nubwo abantu benshi basigaye bakoresha za electronic money, amafaranga yo kuri telefone, ariko mfite note hano. Aha, dore iyi note. Yego. Ini note ya 2, ni ya kera ariko muri hangana. Iyi note iri mu rwego rw'icyo bita fiat money. Fiat money nuvuga ngo ku isi ubu dufite amafaranga, reka tuvuge amafaranga y'ubwoko bubiri muri iki kiganiro tugiye kwibandaho. Hari ubwoko bwa mbere, ubu nibwo buri wese amenyereye, udukurikiye afite mu ntoki akoresha, sibyo? Yego. Aya bayita fiat money, ni amafaranga akorwa na leta, bakaya designinga mu graphic designer, umuhanga mu gushushanya akashushanya, bakayajyana mu icapiro, bakaya printinga, sibyo? Bakayasohora ku mpapuro tukayakoresha. Yego. Aya mafaranga akontororwa na leta. Hakaba ikindi gice cya kabiri cy'amafaranga yitwa digital, ni amafaranga adafatika mu ntoki ariko ari mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ayo mafaranga ari digital rero, cyangwa se adafatika ari mu buryo bw'ikoranabuhanga, niyo yitwa cryptocurrency. Ayo cryptocurrency rero urumva harimo currency ni amafaranga, nayo n'izindi currency. Iyo crypto ibishatse vuga nyine ni rya faranga ridafatika riboneka mu buryo bw'ikoranabuhanga rikoresheje icyitwa blockchain. Navuga ko ni nk'ubuhanga bukoreshwa mu kucura, nuko byumva neza, nkuko naya ngaya acurwa, aya barayashushanya bakajyana mu icapiro bakayasohora ku mpapuro tukayabona. Ikoranabuhanga ryitwa blockchain naryo rero rikoreshwa mu gucura ya yandi adafatika yitwa crypto. Cryptocurrency nayo irimo menshi, irimo ubwoko bwinshi, nkuko hari amadolari, amapaundi n'ibindi, naho harimo ubwoko bwinshi. Ngira ngo abanyarwanda benshi cyangwa se ubuzwi ku isi cyane ni Bitcoin, ariko hari ubwoko bwinshi bw'amacoin, sibyo? Hari Bitcoin, hari Ethereum, hari Tether, hari Solana, hari bwinshi cyane. Ni nkuko nyine n'abandi bagenda bayakora atandukanye.
rero mu buryo bworoshye umuntu yakumva cryptocurrency ni reka tubyite amafaranga, nubwo amafaranga tuba tubigeze rusange mu byo twe twumva. ubwo uyu munyamerika amafaranga ahita yumva amafaranga y'amanyarwanda n'amasefa n'ibindi. Yego. Amadolari ntabwo aba amafaranga. Rero ni ayo mafaranga yo mu buryo bw'ikoranabuhanga aboneka hakoreshejwe icyitwa blockchain. Ayo mafaranga yo mu buryo bw'ikoranabuhanga ni amafaranga adakontororwa na leta iyo ari yo yose. Ni amafaranga afite avantage yitwa ko ari decentralize. Decentralize ni ukuvuga iki? Njyewe nshobora kwifatira decision ku byanjye mfite, nta n'uri buze kubintegekaho. Nawe niwe uri bwitegeka ku byawe, ntawe uri buze kugufatiraho decision. Mu gihe aya ngaya leta ishatse irayaprintinga abe menshi, irayaprintinga abe make, nishaka irayakura ku isoko, inflation zirayafata mu buryo bworoshye. Muri make bwo naho ngaho naba ntereye muri introduction kugira ngo umuntu yumve ibijyanye na cryptocurrency. Urakoze cyane Bwana Karangwa. Ariko tugarutse kuri Hakizimana, urumva Mike Karangwa arabisobanuye mu buryo bwihariye, nubwo navuga ngo kubisobanukirwa ntago yatubyumva ku kanya, ariko tunyara tugane ko abadukurikiye nabo tubafasha kubisobanukirwa. Uko abisobanuye atubwiye ko ari ubwoko bwinshi bw'amafaranga. Atanze urugero ko Bitcoin ariyo izwi cyangwa se anayo benshi bakunze kugarukaho. Ayo mafaranga yandi yo muri ubwo buryo butandukanye, muri ubwo buryo bwa crypto, umuntu uri mu Rwanda ashaka kuba yayakoresha? Yes, murakoze cyane. Ngira ngo amafaranga yandi cyangwa se ayo mafaranga yandi y'amakrypto nayo mu Rwanda hari uburyo bwinshi bugiye buriho abantu bagenda bayakoresha. Ariko gato subiye inyuma kugira ngo nse nuza kuri crypto neza, ubundi hari uburyo crypto yajemo n'icyo yajije kumara. Ubundi mbere amafaranga cyangwa se mu bihe bya kera uhereye mu kinyejana cya 7 nibwo hatangiye gukoreshwa ibintu bijyanye n'ibiceri. Ibiceri ngira ngo igihugu cyakoze ibiceri bwa mbere ni Turkiya. Kora ibiceri, abantu batangira gukora ibintu by'ubucuruzi, umuntu akagenda akajyana bya biceri, akagenda akajya kugura ikintu runaka bakamuhereza. Ariko ubwinshi bwa bya biceri n'uburemere bwabyo butangira kugora abafite menshi. Ugasanga kuyatwara biraba ikibazo. Ugasanga aratwara umufuka w'amafaranga ari ibiceri, ugasanga ibitugu byarahengamye kubera bya biceri. Noneho guhera muri 1998 hagati yaho n'igihumbi na 22 nibwo Abashinwa nabo bavuze bati no, nta mpamvu yuko umuntu agenda yikoreye umuzigo w'ibiceri umuremereye, reka dukora inote. Niho batangiye gukora inote nk'izi bene nk'iyi, baratangira barayikora bayishyira hariya. Noneho ba bantu baremererwaga na ya mizigo y'ibiceri bumva biroroshye, baravuga ati okay, nibura biri ari ibipapuro twabitwara byakoroha, uburemere buragabanuka. Nabyo biza kugenda bigira ibibazo, haza kugenda havukamo ibibazo byinshi cyane kuko byasabaga ingano nanone yo gutwara ibinote byinshi. Ngira ngo murabyibuka naha mu Rwanda tutaragira iterambere ngo usange wenda hari kubaho uburyo bw'amabanki yadufasha gutwara amafaranga, cyangwa se hari kubaho uburyo bwa mobile money cyangwa Airtel money bwo kohererezanya amafaranga. Umuntu yashoboraga kuva Cyangugu akazi Kigaraje kurangura, akagenda atwaye igikapu cy'amafaranga, yagera Nyabugogo bakamutungurira cya gikapu cyangwa bakamwiba sarangira. Ugasanga naho harimo agashya, naho hakazamo ibibazo. Muri 2008 haje kubaho igwa ry'ubukungu mu rwego rw'isi. Noneho haza kuza hamaze kubaho igwa ry'ubukungu, amafaranga agira ikibazo cyane, habaho inflation, habaho ikibazo gikomeye cyane. Iyo crise economique yabaye 2008 irakomera cyane, abantu barabizi. Noneho haza kuza rero umugabo yiyise Satoshi Nakamoto. Kugeza uyu munsi ntabwo turamenya nimba koko iryo zina ari irye bwite, no Muyapani, ariko inyandiko yakoze ngo yitwa nde? Satoshi Nakamoto. Inyandiko yakoze nubwo ari Umuyapani, icyatunguranye nuko zabonetse muri Stanford University. Abanyeshuri bahigaga nibo bazibonye, babona za nyandiko barazidevelopa, basanga harimo uburyo bw'amafaranga yakoze
ari decentralize cyangwa se ashobora gukoreshwa n'umuntu ku giti cye, noneho bikanoroshya uruhererekane, kuvunja, kugira gute, ariho hahise havuka icyo twitaga cryptocurrency. Sasa rero cryptocurrency yaraje iza abantu batayumva, ngira ngo bitcoin n'uburyo yabonetsemo, ngira ngo nababwiye ko mpagarariye itsinda ry'abantu bakora mining ya crypto hano mu Rwanda, haribo ba pioneer. Bitcoin nayo yaje miningwa, bayihera hasi barayimayininga. Buryo bayimayiningagamo bakoreshaga n'ugucukura, bakoreshaga ariko iyo bavuga gucukura ntugire ngo n'ugucukura ni piki ni uburyo bwa bundi bushingiye kuri blockchain, software blockchain, bukoresha iyo koranabuhanga, imashini ya computer isanzwe, mudasobwa, kugira ngo haboneke. Nagira ngo nkongere tutavuga gucukura umuntu akagira ngo ni piki. No kuvuga ngo batangira gucukura iyo Bitcoin kuva muri 2008 kugera 2009 rero ya Bitcoin ijya hanze, ariko abantu bagifata nk'ikintu batumva, baravuga ati none twari dusanzwe tumenyereye inote n'ibiceri, ibi bintu byo mu ikoranabuhanga ni ibiki bije, tubyizere dute? Abantu batangira gushidikanya, baranabitinya. Ngira ngo naha mu Rwanda hari abantu bamwe tujya tuganira bagiye bampa amakuru bakambwira ati twe twamayininze Bitcoin, ariko kubera kubura amakuru abantu bakatubwira ngo ibyo bintu nibyo kwa shitani, ngo amafaranga ngo namaje. Ariko abadukurikiye twabibutsa ko nubwo turi kuganira nuko kugeza uyu munsi wa none ntabwo urwego rw'igihugu rushinzwe iby'amafaranga rwo banki nkuru y'igihugu ntabwo ruremeza ikoreshwa rya cryptocurrency mu gihugu. Yes. Ariko nanone yego imushinga waratangiye, n'inyigo yaratangiye. Ni ukuvuga ngo na preliminaries ziri gukorwa. Hari n'abahanga bavuye hanze baza mu Rwanda bakorana na BNL. Ntekereza ko kuko ntabwo rega babarire guca mu ijambo, ndakunda nagira ngo ngushyigikire kuri icyo kintu wari uvuze. Nubwo u Rwanda ntabwo ari ikirwa, kandi u Rwanda ni kimwe mu bihugu ku isi bigendana n'ibintu bigezweho. Sinzi niba iki kiri kuba baratangira icyo kintu uko babonye ko bikenewe. Kandi uyu munsi ntabwo ari twe twenyine, hari ibihugu byinshi hafi 100 aho crypto iri legal, Ubudage, Ubusuwisi n'ahandi. Ngira ngo hari n'ibihugu 2 ku isi ubu kugeza ubu, ariyo El Salvador na Centrafrica hano hirya, ko ni legal tender, wemerewe nk'uko ujya kugura amazi ukishyurisha aya cyangwa ukishyurisha kuri telefone na Bitcoin uragenda ukishyura. Wenda icyo wavugaga nuko banki nkuru y'igihugu nyine nibyo yatangiye ubushakashatsi, bamaze gukora icyo nakwita nk'inyigo. Niryo tsinda, hari ikigo cy'Abadage cyatsindiye isoko yo kugira ngo babashe kuba bafasha banki nkuru y'igihugu gukora ubwo bushakashatsi ku mikoreshereze y'amafaranga koranabuhanga. Ariko ni faranga bise ngo ni CBDC. Niyo nagira ngo wenda mite mbaza bwana Jean Bosco, urumva banki nkuru y'igihugu irashaka kuzana CBDC. Ese hari aho bihuriye na cryptocurrency? Ni ukuvuga ngo CBDC ubundi ni digital currency, nibyo nari ngiye kugeraho. Ubundi ushaka kumva neza digital currency ubwiza bwayo, wabanza ukareba ingorane za cryptocurrency, kuko nibwo ubyumva neza. Ubundi cryptocurrency iza muri kiriya gihe abantu batayumva, byagize n'ingorane nyinshi, nuko abantu babyirukanyiyemo bakumva gusa ngo na amafaranga ashobora kubaha inyungu, ashobora kugira gute, akajyamo nta bumenyi. Aho rero niho abantu benshi bagiye bahombera. Ni nacyo cyatumye leta ifata ingingo iravuga ati no, reka n'amareta, si na leta yacu gusa n'ibindi bihugu biravuga ati reka dufate ingingo yo kureba umurongo mwiza dushobora gushyiraho ibi bintu ku buryo byakorohereza abantu mu buryo bwo gucaza note n'ibiceri cyangwa se kubigabanya. Noneho bakavuga bati reka dushyireho digital currency. Ugereranije dushingiye no ku makuru mu kanya twari turimo tureba y'impinduka z'ubukungu Donald Trump ubwo ari kuvuga, impinduka z'ubukungu, iyo bavuze ubukungu cyangwa impinduka z'ubukungu bwa Amerika bihita bifata isi yose, ntabwo bifata Amerika gusa, natwe bitugeraho, natwe bihita biza, kuko ntabwo u Rwanda ari ikirwa. Yes, u Rwanda ntabwo ari ikirwa nk'uko Mike yabivugaga. So bivuze ngo rero igihe kiraje abantu bose
bakwiriye kumenya ngo turi kuva he turi kujya hehe. Sasa rero digital currency yo ije gukemura za mbogamizi cyangwa bya bibazo byagiye biterwa na cryptocurrency. Ibyo bibazo rero byagiye bibaho ni ibi, no kuvuga ngo ino cryptocurrency cyangwa se izi bitcoin dusanzwe tuzi na amafaranga ahindagurika mu biciro. Ushobora kuba turi kumwe nonaha twasohoka hano, ni ikintu gikomeye cyane muri ibi bintu. Ahindagurika nko ku isoko ry'ivunjisha tujya tubona nk'idolari ryazamutse. Oya biratandukanye cyane, biratandukanye. Yenda mbere yuko akomeza muvandimwe, ngiye kuguha urugero gusubiza icyo kibazo nifashishije urugero. Nko mu minsi 5 ishize nahoze mbona na bitcoin urebye nka graphique mu minsi 5 ishize, reka mbare nko ku itariki nk'eshanu ko ndabikurikirana buri munsi. Nko ku itariki 5 yego bitcoin yari nko ku bihumbi hagati ya 69 na 70. Ariko ejo hashize igihe batoraga Perezida Trump, bakimara kumutora kubera ko inganda zose yagiye avuga ati ubukungu nzabuzamura, yahise itumbagira aho hafi 10%. Itijya ku 76 tugira ngo n'uyu munsi nibyo byiriweho niba nta cyahinduka. Bitcoin imwe bitcoin ibihumbi 76 by'idolari. Yego, ubwo ni hafi miliyoni 104 z'amanyarwanda. Bitcoin imwe. Yego. Noneho wanareba no kuri za zindi abantu binda nge nkunda na twa tundi dutoya cyane two nkunda Ethereum nayo nkunda gukoresha cyane. Uyu yarabyumva. Twareba nka za Ethereum, wareba nka za Solana zageze muri 200. Yes. Kandi mu minsi yashize zari ziri ku 1000. Urumva price volatility iri hejuru cyane. Ubwo ni kimwe muri bya bibazo crypto yavugaga yenda yakomeza n'ibindi yego nakomeza. No kuvuga ngo ubundi intego ya Bitcoin iza kwari kugira ngo ribi faranga, ariko ubundi faranga rikoreshwa mu bucuruzi. Ariko ije Bitcoin kubera iyo volatility ko ntihindagurika, basanga ntago byakunda ko yakoreshwa mu bucuruzi. Basanga haba nimba uvuye hano ukaba wari uri hano i Kigali ukarangura ibintu wishyuye, tuvuge dufashe urugero wishyuye mu Bitcoin, ukaba ujyanye ibintu Nyagatare, uzagera Nyagatare swati wahombye cyangwa wungutse cyane kandi utaranacuruza. Aho rero ibyo ni faranga rigoye cyane, crypto iragoye cyane kuyikoresha mu bucuruzi. Niyo mpamvu habayeho uburyo bwo gushyiraho inyigo cyangwa se hariho inyigo yo kuba buri gihugu cyagira digital currency. Digital currency kiza cyayo ibiri controle na central bank. Cyo gihe biroroha kuyimanaginga kandi yo iba ari stable, ntago iba izamuka uko yiboneye. Nukuvuga ngo icyo gihe bihita byoroha uriye kugira ngo ufate ya mafaranga urangura ibintu hanyuma ugeri yujya wahombye utaranacuruza, hagomba kujyaho niburi faranga rishobora koroshya cyangwa se bishobora gufasha ku buryo warangura ibintu bya faranga riba stable, ukagenda ugacuruza ushyizeho inyungu n'imisoro n'iki ugasanga nta ngorane zijeho. So rero cryptocurrency igira risk nyinshi ku buryo itakoreshwa mu bucuruzi, ariko nanone digital currency ikaba yaba ifite inyungu cyane ndetse ikanafasha n'abantu bayikoresha, kuko tugereranije n'ibyo twabonye imitwarire y'amafaranga, security, uburyo buri kintu cyose kigenda gikoreshwa ku mafaranga n'ibigenda biyatakaraho, n'aya mafaranga yangaya y'inote nka ya note ya Mike ngira ngo murayibona abayireba irashaje ntabwo ushobora kutamara n'umwaka ku isoko. So ibi kubiprinting ubwabyo bitwara andi mafaranga. Nyamara crypto cyangwa se digital currency nta gihinduka, nta kongera kuyiprintinga, nta kongera kugira gute. Hakazaho ariko na disponibility. Na disponibility ni ikindi. Buriya iyo CBDC bwo ni central bank digital currency. Yego. Iyi ngiyi banki nkuru y'igihugu igiye kuzana. Nukuvuga ngo iriya digital currency iba ishyirwa ku murongo cyangwa se igenzurwa na banki nkuru y'igihugu, ibyiza byayo amaze kubivuga. Ariko hakazamo ubwo n'ikindi abantu bakwiye gusobanukirwa. Na leta ibyungukiramo cyane. Leta ibyungukiramo gute? Kubera ko inflation ya bene izi fiat money, inflation yayo byanga bikunda ibihugu bihurana nk'ibihugu byinshi ku isi uyu munsi. Hafi ya byose biri muri inflation. Ikindi cya kabiri, na disponibility y'amafaranga iroroha. Kubera ko uyu munsi nshobora kujya gusaba amafaranga muri banki ariyo yose, nkababwira ko nshaka yenda miliyari 2 cyangwa miliyoni 100. Bakambwira bati tegereza
yes tegereza icyumweru tubanze tuyashakashake ariko iriya CBDC izaba itangiye gukora iyihora iri available amafaranga yose ayo wakenera yose uzayabona kubera ko iyo arahari ntago bari printing ntago bategereza ngo gukusanya ngo byagiye akandi kantu ngo navuga ariko yenda bihuza yenda bitandukaniyeho na crypto zindi digital currency yo nyine urumva ni leta bigenzura mu gihe crypto zindi zo ubu independent burya ni nacyo cyiza cyawe nicyo abantu babikundira ubundi wowe wigenga niyo mpamvu bayita ko ari decentralize mu gihe andi mafaranga nyine aba ari centralize kuri government yego bwana Karangwa ugifite ijambo hari mugenzi wanjye umbwiye ati wambarije abo bagabo imbogamizi cyangwa se icyo nakwita nk'intege nke z'iyi cryptocurrency kuko niba tuvuga aya mafaranga ibibazo bya internet bibaho muri Afurika henshi no mu Rwanda ntabwo abantu bose bafite internet ihagije ese biroroshye ko iri faranga ryakoreshwa amafaranga yakoreshwa mu bihugu nk'ibi bya Afurika bitaratera imbere internet ari nkeya n'izindi mbogamizi zitandukanye zijyanye n'ubwo buryo buri digital yanjye yaramaze kubivugaho ariko reka yenda nongere mbivuge yenda mu bundi buryo Bitcoin ku ruhande rumwe ni nziza ariko ku rundi ruhande si nziza kuko igira ibibazo byayo ibibazo byayo bya mbere twabivuze ni icyo bita kutagira stability kutagira mpagazi ku isoko bihindagurika buri munsi yego nk'ubwo nakubwiye ku itariki 5 Bitcoin imwe yaguraga ibihumbi 70 by'amadolari ku itariki 6 ihita igura 76 by'amadolari ubu inkubiri ya Trump bigiye kuzamuka bigere nko ku 80 bishobora no kugera ku 100 by'amadolari imwe ariko nka Trump ashobora kurahira yakora nka decision imwe gusa bikongera bikamanuka bigahita byongera bikamanuka nka Elon Musk ari ukuntu yajyaga yandika kuri Bitcoin yabivugaho ikintu kibi ku isoko bikaba biramanuka iyo volatility ni ikibazo hari ikindi cya kabiri yenda tutari tugarutseho tutanavuzeho ubujura abantu benshi buriya ni n'imbogamizi yagize crypto kubera ko buri wese aba yigenzura abantu benshi baribaga bakabahita bakonvertinga muri crypto bakayahishamo kugira ngo hatagira ubabona ariko akaniyongeraho ikindi kintu ngira ngo byenda cyakora cyane muri Afurika kigoranye energy kubera ko kugira ngo Bitcoin iboneke uyu mugabo nuko umunsi kiganiro ntitwajya muri tekinike byaba ari ibintu birebire kugira ngo Bitcoin imwe iboneke imbaraga cyangwa se babyita energy amashanyarazi agenda ni menshi ingufu z'amashanyarazi zigenda ni nyinshi ibyo rero ntekereza ko ari zo mbogamizi ariko ngiye mbona imbogamizi rutura isumba izindi zose ni ubumenyi buke mu gukoresha yes mu kubikoresha nayo mpamvu abantu benshi bagiye bahomba wamubwira ibyo bintu ngo bya Bitcoin sinshaka kubyumva kubera ko yabigiyemo kubera ko amubwiye ngo arimo amafaranga agahita ahurura akirukanka agatanga amafaranga akagura atazi gukora suivi ndagira ngo nkubwire ngo umuntu ucuruza Bitcoin ni umuntu ugomba kuba uramutse udafite stamina y'ubwonko udafite imbaraga mu mitekerereze mu bwonko mu gukora icyo bita suivi na evaluation nakubwira ngo Bitcoin si yawe kereka hari abandi bantu basigaye bazifata bakaziha abandi bantu bakazibacururiza hari ibigo bisigaye bibikora yenda ibyo byo wabikora ariko utazi gukora suivi abantu benshi babikora uzasanga afite machine nk'eshatu mu rugo ni nk'isengesho rya buri munsi arabyuka areba uko graphic imanuka izamuka gatagurisha akamenya kubikurikirana ni akazi katoroshye nayo mpamvu ngiye nkunda kugira inama abantu bashaka kubijyamo bwa mbere nkababwira ngo niba ushaka gushora muri Bitcoin niba ushaka kugura Solana cyangwa ibindi shyiramo amafaranga Ethereum shyiramo amafaranga atakuraza ijoro makeya yandi atakuraza ijoro ayandaza ijoro n'ayawe n'ayo bitandukanye ni ukuvuga ngo shyiramo aya mafaranga atakuraza ijoro ngo ngiye kuyashyiramo ni nko kwiga ngende nkurikira kuko mfite inshuti zanjye ejo bundi zishimiye ejo mfite umuhungu w'inshuti yanjye asigaye muri Amerika yambwiraga yungutse ibihumbi 10 mu munsi umwe ibihumbi 10 by'idolari ibihumbi 10 by'idolari hari undi wari ubigiyemo yungutse ibihumbi 2 ariko washobora kubikubwira ugahita ngo ngiye kuba nkawe ntabwo bishoboka uzi imyaka amaze abikora se uzi umenye yatanze se nawe rero shyiramo amafaranga atakuraza ijoro ntekereza ko aribyo byafasha abantu ubumenyi nicyo kintu cya mbere wegera abantu bafite ibigo wegera amatsinda ubanze wige ibi bintu bikora bite
ubu niko washyiramo. Gusa avantage zirimo na desavantage zirimo, ariko icyiza bigukorera neza iyo ufite ubumenyi buhagije. Hari akantu namwunganira gatoya, ni ukuvuga ngo ibi bintu twagiye tubikora kandi koko hari icyo twabonyemo, hari n'ibyo twahombye byinshi. Ariko ikintu cya mbere tubura ni education. Numva habayeho uburyo na leta ikadufasha, hakaboneka uburyo buhugura abantu benshi, byakorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, hashyirwaho za training center, abantu bakiga ibi bintu. Ibindi bihugu, abandi bantu babikora mu bindi bihugu barakize, birimo amafaranga. Icya kabiri, no mu Rwanda barahari, bayabona rwose pe, menshi rwose. Icya kabiri nagiraho abantu inama, nuko nkuko Bitcoin yatangiye abantu bayimayininga, abantu bakwiye gushaka amakuru kuri ibyo bintu. Ubu hari amakriputo amayininga kandi azatanga amafaranga, ariko hari abantu batayafite amakuru, batabizi, badashaka no kubimenya. Urabimubwira ngo ubwo ni bya bindi byabo, ntagashaka kubimenya. Ariko dukurikije icyerekezo cy'ahantu isi iri kuva n'aho iri kugana, buri muntu akwiye kumenya ko ibi bintu hanze birakenewe, ubyange cyangwa ubyemere, birakenewe. Uretse ko n'igihugu, burya igihugu kugira ngo wahoze uvuga ko banki nkuru y'igihugu hari ibigo yahaye isoko kugira ngo bikore. Ni ikigo cy'Abadage, ikigo cy'Abadage. Niba leta y'u Rwanda ishobora gufata umwanya n'amafaranga ikahayaringa abo bantu kugira ngo baze gukora iyo nyigo, nuko ari ibintu bikora kandi bifitemo avantage. Niba uyu munsi ugenda ureba urutonde rw'ibihugu byinshi ku isi byamaze kuyemerera nka legal, yemewe n'amategeko, nubwo ibiyikoresha nka legal tender ntibiraba byinshi, ntabwo ko ari bibiri gusa. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi icyo umunyarwanda akeneye ni ukwicara akabanza akiga, kuko niyo digital currency ya central bank niza, ndavuga BNR umunsi yashyize mugaragaro iri faranga koranabuhanga, birasaba ko abantu tuzaba dufite ubumenyi uko rikora n'uko rikoreshwa, kugira ngo tuzahite tubibyaza umusaruro hakiri kare. Kubera ko burya ngo umuntu wa mbere ugiye mu kintu agiramo inyungu byanga bikunda. Ngira ngo ibyo muvuga bitewe n'ubumenyi mufite, birumvikana ko abantu babirimo wa mugani bashobora kuba barabonye ubundi buryo bwo kwihangira umurimo ndetse n'imibereho. Ariko abantu bashaka kwibaza bati, uretse wenda nk'ubwumenyi buke, kuko na BNR ari rwo rwego rushinzwe kugenzura iby'ifaranga hano mu gihugu, ruburira abantu kwitonda kujya muri ibi bintu, bakavuga bati ibi bintu mubijyamo muzabyirengera ingaruka zababaho. Kubera iki icyo cyo bagihari, kuri icyo bwoba buhari? Reka ngusubize cyane. Ni ukuvuga ngo leta nk'ayireberera abaturage ikwiriye kuburira abaturage, kubera ko nayo irabizi neza ko hari tashi itarakora, education. Mu gihe cyose abantu badafite education kuri ibi bintu, byanga bikunda wowe ubareberera ukwiriye kubaburira. Niyo mpamvu uzagenda mu muhanda ugasanga nimba hari ahantu umuhanda wacitse bashyizeho akantu ko kuburira abantu ati aha hantu hari ikinogo, wirinde utahanyuza imodoka. Ariko nuhanyuza imodoka wabyirengagije, banakuburiye zabyirengera ya modoka yawe. Nuwango rero leta nidufashe cyangwa se nifasha abantu bige, haboneka uburyo bwo guhera hasi, nkuko awareness, nkuko nabivuze. Bitcoin yatangiriye kuri mining, na ahantu hasi inatangira. Ngira ngo icyo gihe ijya ku isoko yahereye kuri 0 n'ibice by'idolari, ubu irazamutse igeze ku 72,000. Ariko abari bayifite icyo gihe cyangwa se bayibonye icyo gihe, hari n'umuntu nzi rwose twaganiriye arambwira ati jye narayimayininze ngeze 6 ndajugunya, kubera nta education. N'iyi CBDC niza, wenda ntarajya kuri CBDC, reka duhere ejo bundi muri COVID. Mwabonye ko habayeho uburyo bwo gukangurira abantu gukoresha mobile money cyane. Bantu nyabuna mureke guhererekanya amafaranga. N'ubu ngubu umuco warafashe, abantu benshi basigaye bishyurana kuri telefone. Ariko mbere yaho
mbere yaho y'icyo gihe wibuke ko iyo woherezaga umuntu amafaranga yatuzaga yafashe mu ntoki, nta cyizere, ntabyumva, ntabwo yumva ko icyo umuhaye ari amafaranga. Ariko kugeza uyu munsi n'umuntu ajya kugura muri botike bakamugarurira kuri telefone akenda. Kera se byari na motari uramwishyura kuri telefone. Jewe ubwanjye nshobora no kumara n'ukwezi ntarafata inote cyangwa igiceri mu ntoki zanjye. Ku note nk'iriya ni gake cyane. Ariko rega muvandi buriya ikibazo kubajije biriya bintu byose twavuze leta irabizi. Kuba bitcoin cyangwa se cryptocurrency idafatika cyane, kuba ibiciro bihindagurika, ibyo leta irabizi, igomba kuburira abaturage. Leta irabizi ko ushobora kuyigura uyu munsi ukayijyana ejo utarageza n'ibicuruzwa mu iduka bikaba byahombye. Leta irabizi ko hari abateka mutwe bashobora kubyihishamo, hari aba criminals bashobora kubinyuramo. Leta ibyo bintu irabizi yuko tuvuge nk'abantu nk'ibihumbi 5 mu Rwanda cyangwa se abantu ibihumbi 100 bamayiningiye rimwe, irabizi ko twagira ikibazo cy'amashanyarazi kuko tutaragira n'amashanyarazi menshi nka biriya bihugu bikoresha nuclear. Izo ngorane zose leta irazizi, ariko hakaniyongeraho n'indi ngorane reka ikomeye. Ikintu leta idakontorora igomba kugiraho impungenge, si byo se? Uzi kubona abantu bakira utazi ukuntu babonye amafaranga, utashobora kubikontorora. Ibyo ngibyo, izo mpungenge zose leta irazizi. Niyo mpamvu rero ariko nanabashimira cyane kuba barafashe umwanzuro wo kuzana iriya CBDC Central Bank Digital Currency y'u Rwanda. Ntekereza ko bizafasha ibintu byinshi, ngira ngo ibyiza byabyo twabivuze, kandi ibindi twigira no ku bandi, kuko niba n'igihe cyo kugira ngo twishyurane muri bitcoin cyangwa na ziriya coin zindi nikigera bizaba, kuko muri El Salvador birakorwa, Central Africa birakorwa, ugiye mu bihugu nk'Ubudage, za Singapore, za Canada, Japani, za Russia, kohererezanya muri bitcoin ho ntibarayigira legal tender, ariko kuzohererezanya mu buryo busanzwe kuri banki n'ikindi biremerwa. Ushobora no kugenda kuri banki ukinjizamo karita yawe ukavanamo amafaranga yawe yenda mu maruble y'Abarusiya cyangwa yandi biturutse kuri bitcoin yawe. Ibyo rero leta ibizi ibyiza byabyo n'ibyo bibi byose irabizi. Niyo mpamvu ntekereza ko nikigera yenda hazabaho na campaign yo kwigisha abantu kugira ngo basobanukirwe, yo kugisha abantu kugira basobanukirwe. Tuributsa abadukurikiye ko turi mu kiganiro izingiro ry'ubukungu. Muri studio ndi kumwe na Mike Karangwa ndetse na Jean Bosco Hakizimana, n'abasesenguzi bari kudufasha gusobanukirwa neza n'ibijyanye n'amafaranga koranabuhanga ari kugenda avugwa hirya no ku isi. Abenshi bazi cyangwa se bakunze kumva ijambo cryptocurrency. Munyemerere tubanze tujye mu gace k'ikiganiro cyacu twise udushya mu bukungu, aho umunyamakuru wacu Ange Gaga Amahoro yasuye ikigo gikora ikoranabuhanga ryifashishwa mu burezi mu kugenzura amanota n'imitsindire y'abanyeshuri mu buryo bworoshye. Yaganiriye na Alex Nzigiyimana, ni umukozi muri iki kigo cyitwa Academic Bridge, maze atuzanira udushya mu bukungu mu kiganiro gikurikira. Ikaze nanone mu kiganiro izingiro ry'ubukungu mu gace kacu dushya mu bukungu, aho tuvuga ibijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'ubukungu muri rusange. Ushobora kubaza umunsi bari hehe? Uyu munsi rero twasuye ikigo cyitwa Academic Bridge. Ntimujye kure. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Ubundi Academic Bridge ikora gute? Academic Bridge ni sosiyete ifasha ibigo by'amashuri mu buryo bwo kwita ku kazi kabo, no kwita management y'ibigo by'amashuri, aho tubafasha bitewe na buri muntu wese icyo akora koroshya akazi ke mu buryo agakoraga akagakora vuba kandi neza. Tubafasha mu buryo bwo kwipinga cyangwa se kubika amakuru ajyanye n'iby'ikigo gikora, imyirondoro y'abanyeshuri, y'abakozi babo, ndetse n'ibijyanye n'ibyo bakora, cyane cyane ku bijyanye no gukora amabirete, no kukomunika hagati y'ikigo n'ababyeyi, ikigo n'abakozi bacyo, ndetse no kugira ngo umubyeyi abe yagira uruhare muri edukasiyo y'umwana we, atari uko ari ku ishuri, ahubwo naho yaba ari hose, ku buryo abasha gukurikirana imyigire y'umwana we, ndetse n'ikigo kikabasha kuba cyamumenyesha uko umwana yitwara, yaba ari mu bijyanye n'amasomo ndetse no ku bijyanye n'imyitwarire muri rusange. Iyi software yanyu yatangiye ryari?
hanze mu Rwanda? Twatangiye muri 2014 dutangirana ari ugutesitinga nyine tureba niba ari ibintu byafasha abantu, ariko dutangira gukorana neza n'abantu mu buryo bwa nyabwo muri 2016 aribwo twatangiye gutanga serivisi inoze, tumaze kubona ko ari ibintu byafasha abantu ndetse n'abantu twatangira nabo bamaze kubyishimira, no tubona kujya mu gihugu hose ndetse no hanze kuba twatangira gushaka abakiriya. Mumaze gukorana n'ibigo bingahe? Kugeza ubu ngubu dufite ibigo 450 mu Rwanda, tukajyana n'ibigo 15 hanze y'u Rwanda hano muri East Africa. Mubona hari igiki mwahinduye mu myigire y'abana ndetse no muri systeme y'ishuri muri rusange? Bitewe nyine na buri cyiciro cyose twagiye tugira icyo tugifasha, duhereye ku kigo muri rusange babasha gukurikirana uko abakozi babo bagenda boroherezwa gukora akazi kabo. Tuvuge urugero nk'umwarimu, kera abarimu yarakosoraga, yamara gukosora akandika amanota, yamara kwandika amanota agakora moyenne, yamara gukora moyenne akongera akandukura ya manota na moyenne agashyiraho n'imyanya y'abanyeshuri. Ariko ubu ngubu umwarimu icyo akora ni ugushyiramo amanota yakosoye, nubwo yaba yatanze ibizamini 10, systeme yo igahita igarura ya manota, igakora moyenne, ikamukorera ya mark sheet, niko bahita uko abana bakurikiranye wa mbere n'amanota na pourcentage byose ikaba yabikoze, kandi ntibisabe ko ajya ku muyobozi wo kumubwira ngo dore ibyo nakoze amuhe raporo, ahubwo umuyobozi akaba yabasha kubona raporo ako kanya akibikora. Bikoroha kuba umwarimu atata umwanya muri bya bintu byo kujya gukora za moyenne, izindi calculation zose, ahubwo we agafokasinga ku bijyanye no kwigisha. Bituma rero ireme ry'uburezi rizamuka, kuko abarimu babasha gukoresha ibizamini byinshi badafite ubwoba bwo kuzajya muri za calculation zose. Nko ku ishuri naho birabafasha, kubera ko nk'umuyobozi agenda areba uko abarimu be bagenda bakosora, bashyiramo n'amanota, ndetse n'uko abana bagenda baperforminga bitewe n'ibazwa bahawe cyangwa se ibizamini bahawe. Iyo aho ni ku rwego rw'ikigo n'abakozi, no ku rwego rw'umubyeyi harimo uburyo ikigo gishobora kohereza amanota ya buri assessment bahaye umwana. Niba yakoze mid-term, nk'ubu tugeze mu gihe cya mid-term, bamaze gukosora umubyeyi abona amanota, ikigo kikayamwoherereza, ku buryo umubyeyi abasha kumenya ngo umwana wanjye arimo gukora gutya. Niba rutaha mu rugo akaba yamubwira ati twongeremo imbaraga, cyangwa se akaba yanamushimira kugira ngo amwankuraje, ndetse n'igihe igihembwe kirangiye noneho akaba yabasha koherezwa ripoti yose, kandi n'umwana akaba yayitwara mu ntoki nk'ibisanzwe, akaba yayibona online cyangwa se ari hard copy. Mwabyumviye rero, nizere ko hari icyo bimaze kubafasha. Reka njyewe tuzasubira gutaha n'umushikanga. Bye bye. Urakoze cyane Ange Gaga Mahoro ku kiganiro waduteguriye n'udushya mu bukungu. Reka tugaruke rero mu izingiro ry'ubukungu ku meza y'ubusesenguzi. Turi kumwe na Mike Karangwa ndetse na Jean Bosco Hakizimana, bari kudufasha kumva ibijyanye n'amafaranga koranabuhanga ndetse nuko aya mafaranga ari guhindura ubukungu bw'isi. Wenda bwana Karangwa, ndashaka ko utubwira by'umwihariko icyo abantu basabwa aka kanya ku bijyanye n'aya mafaranga koranabuhanga. Abantu barasabwa iki? Abantu barasabwa ikintu cyoroshye. Nivuga abantu bumve ko ari abaturage ndetse na leta. Abantu bose barasabwa ikintu cyoroshye, kwiga, gushaka ubumenyi. Ngewe nta n'igihe kinini gishize natangiye kugira interest cyangwa se gukunda ibintu bijyanye na Bitcoin mu gihe cya Covid. Urumva twese twari turi mu rugo. Hari umugabo w'inshuti yanjye yitwa Rembanje Abahizi, aba mu gihugu cya Canada, niwe watangiye kumva icyo kiganiro, kuko arabikora cyane. Icyo kiganiro nkumva biraryoshye mu matwi, kubera ko buri gihe umuntu avuga amafaranga utega amatwi kumva, sibyo se? Cyane nkumva biraryoshye, ariko nanone nkumva filime ya Rambo cyangwa filime ya Chuck Norris ntarareba, bari kumbwira gusa. Rimwe na rimwe niyo mpamvu ndahamya neza ko no mu bantu badukurikiye nonaha hari abantu bari kubyumva bakumva biraryoshye, ariko bakumva kubigeraho biragoye. Aho rero none natangiye kuvuga ngo okay, reka nige. Icyo gihe ngura amasomo makeya kuri internet,
uwo mugabo nawe mpandi ntangira kubyiga ngira n'amahirwe icyo gihe nza gusanga data bukwe nawe abibamo cyane arabikurikira yaramuzi abibamo nawe akajya abinkundisha ntangira kubikunda gutyo noneho ubumenyi buke maze kugira no mu biganiro nkora ntangira kubyigisha abantu ngahamagara impuguke zikaganiriza abantu nuko ngo kugenda ubimenya bwa mbere nagira ngo mbwene nashoye amadolari 100 muri Ethereum niyo natangiriyemo izi nini za Bitcoin ko ziba zihenze hari igihe nyine ubanza ugatinya nawe urabyumva ugenda gake ninshora amadolari yanjye nda 50 100 agashya ndabigenza gute ubwo bwo babamo yego nawe uri gushora 100 100 mu minsi mu kwezi rirazamuka rigera kuri 350 mugende kwitegura kubikuza ngiye kubona mu gitondo nsangageze niba ari kuri 190 nanga ndavuga ibintu ko bitoroshye urumva ariko amahirwe nyuma byaje kugenda birongera ikintu cyamfashije umwarimu wanjye yari yambwiye ati ushyiremo amafaranga atakuraza ijoro ati yandi utabona byakomeye ngo uhite ukuramo ako kanya ati wihangane uritegereze urebe nanjye nkajya bigahomba nkumva nakuramo ntindokora utwange kagenda gake rero icyo nakubwira abantu nibashaka ubumenyi icyo ni kimwe ubumenyi kandi butangwe mu nzego zose uyu munsi abantu bafite za kaminuza mudukurikiye abarimu mwigisha za finance mudukurikiye abarimu mwigisha ikoranabuhanga mudukurikiye urigisha umwana finance y'uyu munsi itarimo ibi bintu turi kuvuga bya crypto ibi bintu turi kuvuga bya blockchain ngo abyumve azakora finance ko mu gihe kiri imbere y'amafaranga n'aba bakontabure n'abandi aya ngaya penitinze agiye gushira agiye kuva ku isoko zinote n'ibiceri ibi byarangiye ibi ngibi igihe cyabyo cyarangiye rero izi za kaminuza muvugurure curriculum zizanye mushyiremo ibi bintu turi kuvuga bya crypto ibiganiro ndanagushimira cyane kuko ni bake cyane baganira ku kintu nk'iki kuba wagize interest yo gutangira gutegura ikiganiro nk'iki ni bimwe muri awareness bimwe mu bukangurambaga bushobora gutuma abantu batangira gushaka amakuru nubona amakuru ibintu uzabikora neza kuko burya bavuga ngo information is key is a power information is power na hano kuri RBA dukunda kuvuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru icyambere ni amakuru hanyuma rero reka nsabe bwana Jean Bosco Hakizimana iminota iri kugenda idusiga ukoresha iminota mike utubwira Mike Karangwa abisobanuye neza ko ubumenyi bukenewe ntabwo nshaka ko tubisubiramo ashishikariza abantu bafite za kaminuza zigisha za finance za economy ko bagomba kubitekerezaho bakagera naho isigeze ariko ndashaka kwibaza nibyo koko abantu barabimenye ese uratekereza iki ku ngaruka zishobora kuba zabaho mu kubangamira uburyo busanzwe bwo guhererekanya amafaranga ndetse no kubyerekeranye n'imisoro y'igihugu ko aya mafaranga ntabwo leta iba iyafiteho ububasha n'ubushobozi uratekereza iki ko kuri izo ngaruka zishobora kuba zabaho mu guhererekanya amafaranga ndetse no ku bijyanye n'ubukungu bw'igihugu ndetse n'imisoro ntekereza ko nta ngaruka zizabaho cyane ko isi yose cyangwa se na leta zacu ziri gufata ingamba yo gukoresha digital currency central bank cyangwa se CBDC ni ukuvuga ngo iyi